Regis Mugiraneza ahamagarariye urubyiruko rukora ibijyanye no kongera agaciro ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi muri Rwanda Youth and Agribusiness Forum. RIAF rero icyo dukora cya mbere ni ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi n'ubworozi, abari mu bahinzi bahinga ibihingwa bitandukanye, hari aborozi, hari abongerera agaciro ku buhinzi n'ubworozi, hari mu ikoranabuhanga, hari n'abari mu nyongeramusaruro cyangwa se n'izindi serivisi zitangwa zifasha abahinzi kongera umusaruro. Ibyo bice uko ari bitanu byo bigize abanyamuryango ba RIAF. Tukaba turi mu gihugu hose, turahagarariwe ku rwego rw'igihugu, tukagera ku turere, buri karere tugiye dufite abantu babiri baduhagarariye. RIAF ifite abanyamuryango bangahe muri rusange? Dufite abagera ku 2,300, ariko turateganya ko bashobora kwiyongera kuko hari igikorwa tugiye gukora cyo kubarura cyangwa kumenya urubyiruko rwose rukora ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu, bashobora rero kuziyongera cyangwa bakikuba inshuro nyinshi ugereranyije n'abo dufite uyu munsi. Muri iyi nama iri kubera hano kuri Kigali Convention Center, baganiriye ku bintu bitandukanye, harimo n'ikibazo cy'akazi mu rubyiruko rukora ubuhinzi. Ese mu Rwanda ubona urubyiruko rwitabira rute ibikorwa by'ubuhinzi? Urakoze cyane. Aho RIAF imaze kugera ubona hari impinduka igenda iba. Tumaze imyaka 2 ariko ubona ko urubyiruko rutangiye kubona guhindura imyumvire, kandi uko bahindura imyumvire niko bajya no muri bya bikorwa by'ubuhinzi. Uko babijyamo niko buriya babibona, banabonamo n'akazi, kuko intego yacu ya RIAF twe ni uguhindura imyumvire ya bagenzi bacu. Twabashije kugeramo tugahindura imyumvire ya bagenzi bacu kugira ngo babashe kubyinjiramo. Iyo turebye rero abantu baza batugana badusaba inama, badubaza uko byabitangira, birashimishije ugereranyije n'iminsi yashize, kuko uyu munsi dushimishwa no kubona abantu bari bazwi nk'abo bita abafema cyangwa se abantu basitari, bose baza kutubaza ngo ni gute natangira korora, ni gute nahinga, ese nahinga iki. Biragaragara ko abantu bafite inyota yo kuba bajya mu buhinzi koko, kandi bakabikora neza ku rubyiruko. Niyo bantu bashobora kuzana izo tekinoloji tuba turi kuvuga, n'ibindi. Abantu bose iyo bakora baba bafite intumbero. Ukurikije aho mwavuye kugeza ubu n'aho mugana, ni ibiki twakwitega kuri RIAF mu myaka iri imbere? Urakoze cyane. RIAF ku ibintu mwakwitega uyitezeho, icya mbere ni uguhindura ubuhinzi. Turifuza ko ubuhinzi buba koko isoko y'ubukungu mu gihugu, ariko noneho ikaba n'isoko y'umurimo mu rubyiruko. Ni ukuvuga ngo rero turi mu myaka iri imbere muraza kubona RIAF ari ikigo gikomeye, ikigo kizamura ubuhinzi, ariko noneho gitanga n'amahirwe, kigaragaza n'amahirwe ari mu buhinzi, ku buryo twifuza ko yaba ari ziriya varisho no kora zikuga ari 5, yaba ari guhera ku bahinzi, umwuga w'ubuhinzi uzaba umwuga wo gukora bizinesi ihamye, abari mu nyongeramusaruro bikaba uko bakaba ari ubucuruzi buhamye. Mu minsi ya vuba turifuza ko muzayamubona mwinjira mu kisare kingana nka gutya, harimo ibintu byose bikorwa n'urubyiruko, aho ushobora kwinjira ugasanga hari inyongeramusaruro, hari ibikomoka ku buhinzi byose birahari, hari ibikomoka kuri bya bandi bongera agaciro, ari nk'isoko rigari ry'urubyiruko rwose rukora bya bintu by'ubuhinzi. Ibyo bizadufasha twebwe gucuruza kuri ya soko ryo mu Rwanda no ku isoko mpuzamahanga, kuko abantu bishyira hamwe niko ibintu byoroha kugerwaho. Ubuhe butumwa wagenera urubyiruko rundi rwifuza kujya mu buhinzi n'urutarajyamo? Urubyiruko rwifuza kujya mu buhinzi, ubutumwa nabagezaho icya mbere ni ukutinyuka, bagahindura n'imyumvire, bakabona ubuhinzi nk'igisubizo cy'umurimo, kandi ikindi bagavura ubuhinzi. Ntabwo twifuza ko bakora n'intanabujyamo akora nk'ubwo mama we yakoraga cyangwa papa we kera. Turifuza ko abikora nk'umujene, agahindura uburyo bw'imihingire. Niba yahingaga, niba ababyeyi barahingaga umurima wa R5, turifuza ko ahinga kuri hegitari we, kandi noneho agashyiramo tekinoloji zongera umusaruro kuri hegitari. Ntabwo dushaka ko ahinga yeza toni 2 z'ibishyimbo kuri hegitari, dushaka ahinga yeza toni 15 kuri hegitari. Kandi ibyo birashoboka twifashishije tekinoloji, twifashishije uburyo bugezweho byo kuvomera, twifashishije uburyo gukoresha ifumbire no kwitabira gukoresha ifumbire mvaruganda n'ifumbire z'imborera. Byose birashoboka kugira ngo twongere umusaruro ku buso butoya. Murakoze cyane. Murakoze namwe.